ku muntu watewe inda nyine nko ku muntu mwaganiriye nyine inda itateganyijwe, inda idafite se, inda idafite uyifasha, ese uwo muntu mwagiye muganira yakubwiye yuko nyine ni nk'ikihe kibazo wumvaga afite kimukomereye cyane? Nuko atwite umushuti wanjye umuhungu umusheri we yamuteye inda, mbere barakundanaga, ajya kumusura akambwira, yaravayo ambwira uko byagenze, arambwira agafata akanini adatwita, aravuga ngo nta kibazo, ngo nyine ngo ntabwo nzayitwara. Hashize ukwezi arampamagara ambwira ati ese we ngo ntabwo yayigiyemo. Ese umuntu watewe inda ese byamukururira kwica cyangwa kwiyica ubwe? Kwica wenda kwiyahura, kwiyica bwe wewe ubwo ashobora kubikora bitewe n'uburyo yayitwayemo, ashobora gufatwa ku ngufu. Ukumva icyo gihe nafatwa ku ngufu nyine azaba yafashwe ku ngufu n'uruntu adakunda, yakoze ibintu atabishaka, ukumva nyine bikajya bikamutera trauma akaba yanakiyahura. Nta nubwo tubizi niba tubyara. Muhoza, niba utabizi nyuma ya kamene dusoza uze ngutere inda turebe noneho kubyara ibyo bintu baje byagenda neza, icyo kibazo cyane wongere kukibaza. Nuramuka uyineye nimba uzayirera nta kibazo, njye nditeguye mu gutwita. Ibyo birahari hano mu Rwanda rwa umukire wese, umuntu wese uzi ko ari umukire afite imyuka azaza, njye nawe twisuzume turebe, andebere nimba natwita nkabyara. Hello my people, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu gihugu, mu Rwanda, hanze yarwo, ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali mwese ndabashuje, kuko natwe ariho tuba duherereye, turimo turashaka umugati. So noneho mbahaye ikaze kuri no YouTube yacu kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Ni wa Mungu wanyu keri nk'ibisanzwe. So we kora subscribe, wanayikoze ndagushimiye kuko ni by'agaciro kenshi cyane. Noneho ukigeraho kano kanya ndagusaba kugira ngo uyikore kugira ngo ubashe kubona ibyiza tuba tubafitiye. So ikiganiro cyacu kirebwa na buri muntu wese, umwana, umukobwa, umumama, umusaza n'umukecuru, wese yemerewe kukireba. Aka kanya rero ndi kumwe n'umukobwa wacu Muhoza, reka twibwire mu masegonda make cyane, nk'amasegonda 15. Hi, nitwa Muhoza, tunabwira abakunzi bacu n'ubundi gukora sub, share na comment, ni bakadushyigikira, kadusharingira, kaduha ibitekerezo, nyine n'inama zabo ziba zikenewe. N'abadiaspora nuko nabonye badakunda kutureba, ariko nabo ndabasuhuje aho bari hose. Ikiganiro nikibageraho bazamenye ko mbakunda cyane. Muhoza, karame, kumbona witonze cyane, ufite ikihe kibazo? Amusike. Urwaye iki? Ndikumva nazi man, amaso ari kundya. Ameze neza, se ukora iki? Mena ameze neza ndarira. Ngaho waye umwanya arira. Ndirire kuri kamera. Nazo gutamana tisho ngo ntiyanagure. Ndaza kuyigwana wavuye mu kiganiro, nshaka kurira amarira agatemba ku matama yawe. Mane winjiye kurira. Ese urwaye iki Muhoza? Urwaye iki? Ntabwo mbizi, ndikumva nshaka kurira gusa. So rero guys, aka kanya rero tugiye kwiganirira n'umukobwa wacu ku kibazo cyo kuba mu buryo watwise nyine, kuba wabasha sinzi kwiyakira nyine, kuko ari benshi binanira bakaba bakiyahura cyangwa se bakuramo inda. Ese Muhoza, gukuramo inda ni byiza? Ntabwo ari byiza. Kubera iki atari byiza? Ushobora kubura ubuzima bwawe, kandi ikindi cya kabiri nyine ubukozi cyawo uba wishe umuntu.
cya gatatu Imana ishobora kurwana ukazapfa utabyaye. Nyine uri kumva ni ibintu byinshi, n'amafaranga uba ukoresheje uyikuramo nayo uba uyahombye. Ugeze uganiraho n'umuntu watewe inda mu buryo butateganyijwe? Nyine naganiriye nawe akambwira ko aba ari kwicuza, ariko nkamubwira ati ni ibisanzwe, ari we wa mbere. Nyine nkamuhumuriza, ugasanga nyine nawe ari kubikunda kuba yaratwise. Ati nibure nawe basi umenye ko unabyara, ubuse twebwe turi he? Nta nubwo tubizi niba tubyara. Muhoza, niba utabizi nyuma ya dusoza uze ngutere inda turebe noneho kubyara, ibyo bintu baje kuba byagenda neza, icyo kibazo cyane wongere kukibaza. Nuramuka uyeneye nimba uzayirera nta kibazo, njye nditeguye mu gutwita. Ibyo birahari hano mu Rwanda rwa umuntu wese uzi ko ari umukire afite imyuka azaza, njye nawe twisuzume turebe, andebere nimba natwita nkabyara. Ese ku muntu watewe inda, nyine nko ku muntu mwaganiriye, nyine inda itateganyijwe, inda idafite se, inda idafite uyifasha, ese uwo muntu mwagiye muganira yakubwiye yuko nyine ni nk'ikihe kibazo wumvaga afite kimukomereye cyane? Ni uko atwite? Umushuti wanjye umuhungu umusheri we yamuteye inda, mbere barakundanaga, ajya kumusura akambwira, yaravayo ambwira uko byagenze, arambwira ngo afate akanini adatwita, aravuga ngo nta kibazo, ngo nyine ngo ntabwo nzayitwara. Hashize ukwezi arampamagara ambwira ati ese wenga imango ntabwo yayigiyemo. Ese urumva atari we wizize? Arambwira yatwise, ngo bamuteye inda, nyine atangira kumbaza, ndamwihanganisha. Nyine arangije umuhungu rero uwo musheri we washize iminsi ndigeze mu mezi ane, umukobwa atangiye ambwira amafaranga, ahita ava no mu rugo iwabo ajya kubamo, nyine ajya kwikodeshereza. Arangije umuhungu akajya amubwira ngo ntabwo ari we wenyine yateye inda, ngo afite n'abandi benshi, nyine akamuhuza n'abo bakobwa ngo nyine ngo bihuze babe inshuti. Nyine umukobwa akababara amubwira ati hangane, ngo kuki nyine wowe wabyemeye ko aguza nawe y'umukupa. Nyine ndamwe akambwira ati yego sha, neza ubwo namwiryaho uwo mwana nazamubyara akazagira nkazakura he, nyine ibikoresho byose naririye kuri se. Nyine ukumva ari kumubwira amagambo atari meza uwo musore. Yego. None se kandi mbere bakundana mubwiraga ko ari we wenyine akunda. None se umuntu watewe inda, ese byamukururira kwica cyangwa kwiyica ubwe? Kwica wenda kwiyahura, kwiyica bwe wewe ubwashobora kubikora bitewe n'uburyo yayitwayemo. Ashobora gufatwa ku ngufu, ukumva icyo gihe nafatwa ku ngufu nyine azaba yafashwe ku ngufu n'uruntu adakunda, yakoze ibintu atabishaka, ukumva nyine bikajya bikamutera trauma akaba yanakiyahura. None se umuntu nyine watwaye inda bitateganyijwe ni iki aba akeneye? Abakeneye urukundo n'abo nyine ari kumwe nabo, abakeneye umuntu umuba hafi, sabwirwe nabi ngo bamutuke bagira gute, nyine bamutocaringe nuko nyine to. Ariko uri kubyumva, urabizi iyo umuntu ari mu kibazo nibwo aba akeneye abantu. Noneho iyo atwaye inda akiri mutoya byo aba ari urundi rwego. Rero ababyeyi iyo bamutereranye akamubwira nabi, bamwereka urukundo, wayimuteye akamwihakana, atangira kwicuza, agatangira kuba yanywa imiti yamwica, kugerageza kuyikuramo. Ariko imuba yafu ukamubwira ati humura, cyane cyane nyine ababyeyi be, humura mwana wacu, nyine ni ibisanzwe, zakuba hafi, zagufasha, nyine bakamwereka urukundo. Icyo gihe nyine zumva ameze neza, areke guhangayika,
sazanabyare usubizi baravuga ngo umugore utwite ntabwo aba agomba guhangayika na stress n'ibiki byose nawe rero ibyo byose iyo babimurinze kandi umuntu abyaye rega ntabwo kubyara ni umugisha umwana wabyaye ejo cyangwa ejo bundi yaba yazamutabara nyine ari niba bavuga ngo yazamurira mu zabukuru nyine akamurwaza kazamukiza cyangwa akaba nyine kazaba n'umuperezida w'igihugu w'ejo hazaza. None se nk'ubu ngubu umuntu byitwa ko yafashwe ku ngufu n'umuntu bangana n'umuntu batangana, umuntu umurusha imbaraga. Ese umuntu bangana nawe byakitwa ko yamufashe ku ngufu? Nose ubwo ngubwo umuntu bangana nyine wenda yananone amurusha imbaraga mufata ku ngufu cyangwa akaba yamuroga nyine akamuha ibintu bimusinziriza akaba yamufata ku ngufu ko umukobwa nta ruhare yabigize. Bavuga nyine yuko leta nyine yashyizeho ko umuntu utaruzuza imyaka 18 aba afatwa ku ngufu. Ese umwana w'imyaka 17 utarayisatira nyine usanga ko ari nabo bakora imibonano mpuzabitsina kandi ari nabo baba bari kwiyenza ku bagabo. Ese ubwo ngubwo utarayuzuza ni ukuvuga yuko atazi yuko kwifata bizwi. Reba nk'ubu ngubu ari umunyeshuri ujya nko ku ishuri ariko mu kanya ngasanga ukabona isavama isahindura imyenda, aragiye arasambanye bamuteye inda, atangiye kujya kurushya leta n'ababyeyi uvuga yuko bamufashe ku ngufu. Wowe ubyumva ute? Ajya yamufata ku ngufu yenda akamubwira ngo usohokane n'ibiki byose akamushuka akaba yamutera inda cyangwa se akabikora bimurimo abishaka n'uwo babikora n'ababyumvikanye. Nyuma yazamutera inda yabibwira uwayimuteye akabyihakana akabona nyine nta yandi mahitamo ari kuvuga ko yafashwe ku ngufu. Ese ni iki wavuga ku mukobwa? Nyine abakobwa nyine nibo binanira kwakira. Ni iki wagira inama umwana w'umukobwa kuri izo nda, kuri ako gahinda urana ko yayiteye? Ese yakitwara gute mu gihe yayiteye, mu gihe bitateganyijwe? Ese utarayiterwa wamugiriye inama? Inama nagira uwo bateye inda, uwo bayiteye no kuba inama namugira nuko yakihangana nyine agakomera mu biharimo, kagira umutima ukomeye. Abizi nyine iyo watwisura umukobwa atangira kukuvugavuga, abantu bagatangira kukuvuga nabi, umuryango ukagutererana, inshuti zikakuvaho. Gusa mwana njye icyo namubwira nuko ari intwari, nimba atwise umwana akaba yaramubyaye ku bababyaye bakoze igikorwa cyiza. Ego ikindi nanone namubwira nuko nyine niyihebe, ntago niyihebe, nihangane kandi akunde yite kuganira ku nshingano ziwe. Nyine kumva abahungu aba yabaye umuntu mukuru aba afite undi muntu agiye kwitaho. Inama nagira abataraterwa inda nabo ko nyine bareka kwishora mu busambanyi, wenda byanaba bagakoresha ubwirinzi bwatuma badatwita. Kandi nanone kuba gutwita inda nanone nyine ntago ari byiza kuba wayikuramo pe. Ngayo abantu bagiye bakuramo inda bose pe ndabagaye aho bari hose bikubita akanyafu, ibintu bakoze ntago ari byo. So Muhoza, reka dusoze ikiganiro cyacu. Wakoze kuza kwitabira kuganira nanjye kandi n'iby'agaciro. So wakoze subscribe, ndagushimiye. Utarayikora agenda uyikore kugira ngo ibintu bigende neza kuri no murongo wacu wa YouTube channel. So ndabashimiye kwa mwabanje nanjye kuva ikiganiro gitangiye kugeza gisoje. Ciao ciao.